Ya turabaramukije abakurikiye Blessed Family TV twizere yuko mumeze neza nanone kandi tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza n'amahoro y'Imana. Kuri kamera za Blessed Family TV turi kumwe n'umukozi w'Imana tugiye kubana mu kiganiro kiri buze kuba ari ciza cyane kikaza kungura benshi ibigiye bitandukanye. Ndagira ngo mbere ya byose nze kumusaba aze gufata mikrofone hanyuma aze ko twibwira. Ndabizi ko abenshi baramuzi ariko kandi kubatamuzi baze kumenya uwo tugiye kuganira nawe. Mushumba ndagira ngo tukwakire hanyuma wibwire abantu badasanzwe bakuzi. Arakoze cyane Mutabazi, tubaje gushima Imana iduhaye iki gitondo ciza kandi nawe tumushimira. Jewe nitwa Rutebuka Nziratimana, tuye hano Nairobi Umoja, ndi umushumba usumze itorero rya gospel ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Akaba yifuje ko tuganira ku biganiro bikurikiranye nuko muja kubyumva. Urakoze cyane. Arakoze cyane. Mwabyumvise yuko tugiye kuganira n'umukozi w'Imana Bishop ndagira ngo n'ubundi uze kutwemerera mbere yuko tuza gutangira ikiganiro. Dushima Imana, tuyobore muri uyu mwanya. Ushima Imana kubw'iki gitondo. Yes. Reka dushima Imana iduhanze amaso twebwe twese. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye igitondo ciza utuboneye, tukaba tubonanye n'abavandimwe. Ibiganiro tugiye kuganira nibyubaka imitima yacu, bikubaka n'imibiri, nibishobora kugira abantu bose akamaro muri iki gihe tugezemwo. Dufashe kandi utugirire neza, turabyizeye kuri kumwe natwe uhereye uyu munsi ukazageza iteka ryose, ni mu izina rya Yesu Umwami. Amen. Harakoze cyane gufata umwanya ashima Imana. Nanone kandi nkuko mwabyumvise turaza kuganira nawe kuri byinshi. N'umushumba n'umwarimu, muraza kumva amasomo menshi agiye atandukanye ari buze kutwigisha. Kuri uyu mwanya tugiye kuganira ku bijanye n'urugo, uko iminsi igenda, uko iterambere rigenda tubona amadivorce agenda aba menshi cyane, haba muri sosiyete yacu ndetse n'izindi sosiyete zitandukanye. Mushumba ndagira ngo uze kutwemerera mbere yuko tugenda twinjira mu kiganiro nyirizina, tuza kugenda tubaza n'ibibazo bitandukanye na benshi mu badukurikira bagenda badutuma. Ndagira ngo uze kutwemerera ufata umwanya mu ncamake utuganirize ku rugo. Musanzwe munabiganiriza benshi bagiye batandukanye, by'umwihariko uze kutubwira inkingi urugo rwiza cyangwa umuryango mwiza waba wubakiyeho, kugira ngo umuntu abashe kubaka urugo rwiza, umugabo n'umugore babashe kumvikana no guhuza. Niki cyane bagomba kuba bubakiyeho kugira ngo bize gufasha cyane abadukurikiye. Ni karibu. Arakoze cyane mwene data. Turifashisha ibyanditswe byera mu gitabo c'Imigani bice 24 no ku murongo wa 3, bivuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Ikiganiro muduhaye ni ikiganiro ciza. Muri iki gihe ingo nyinshi ziri mu gusambuka kubera ko zidafite imfatiro zubakiraho. Rero icyo tugiye kuganira ni inkingi zifata urugo rw'abakristo. Ni ukuvuga ngo mu busanzwe hariho ingo z'abakristo akaba n'ingo z'abapagani, ariko icyo turavuga ingo z'abakristo. Ingo z'abakristo kera no mu gihe cya kera, iyo umwana yajaga gushaka n'umukobwa ashakwa, habanzaga gutangira ibiganiro by'ababyeyi, ababyeyi b'umuhungu, ababyeyi b'umukobwa. Umuhungu uwaje gushaka akicaza ababyeyi, bakamwicaza bakamushakira umugeni ukwiriye. Mwibutse n'igihe cy'Aburahamu aje gushakira umuhungu we,
baricaye hasi bakora ibiganiro. Ariko iby'ubu ngubu gituma birimo kuzana ingorane, abana ntibakicara n'ababyeyi ngo batange ibitekerezo. Rero bivuga ngo urugo rw'abakristo kugira ngo rutangire ruzabe iherezo ryiza, mbere iyo muja gushaka ni ukwicara hasi ugasaba Imana, ukabwira data niwe nyiri byose, ukamubwira ko ugiye gushaka umugore. Umukobwa nawe akagira itaje ryo gusenga kuko agiye gushakwa. Ibyo iyo babikoze urugo rwabo rutangizanya iza zo kubaka urugo rwabo. Ndavuga gusa inkingi zigera kuri 4 zubaka urugo rw'abakristo. Inkingi ya mbere ni ubwenge. Ubwenge nibwo buza bwubaka urugo, kuko twabisomye mu byanditswe. Ubwenge nibwo buza bwubaka urugo. Iyo umuhungu n'umukobwa badafite ubwenge, baje kurahura ubwenge ku bandi, urugo rwabo buri teka ryose rugira ibibazo. Ariko urugo rw'abakristo ruza rwubakwa n'ubwenge. Ubwenge buraruta ibintu byose, buraruta ubutunzi, buraruta n'ibindi byose uba ukeneye kubona. Ariko inkingi ya mbere mu rugo ni ubwenge. Inkingi ya kabiri ni urukundo. Urukundo, Bibiliya ivuga ngo urukundo rurengera byose, ngo amazi menshi ntiyarurenga. Iyo mwagize ubwenge mu rukundo, mugashiraho n'urukundo, rwanyu rubaho rufite amahoro n'ibyishimo. Ariko iyo mubuze ubwenge n'urukundo, ntarwo mubona. Ariko inkingi ya kabiri ni urukundo. Urukundo nirwo ruza rurengera byose. Iyo umugore afite urukundo n'umugabo, igihe cyose bavugana neza, igihe cyose bahana ibitekerezo, bagahana inama. Iyo nkingi ya kabiri. Urugo rw'abakristo bazabemerana, bagahana inama, bakabwirana ikintu cyose kiri ku mutima. Ariko iby'ubu ngubu basigaye basenya urugo, umuntu asigaye agira kiwe. Ariko urugo rw'abakristo baremerana mu bintu byose. Umugabo icyo akora umugore aba akizi, n'umugore icyo akora umugabo aba akizi. Rero iyo ni inkingi ya gatatu yubaka urugo rw'abakristo. Inkingi ya kane ni inkingi yo gusenga. Iyo musenga Imana, urugo rwanyu rwubakwa neza. Ariko abiki gihe bari mu kuja gushaka, icya mbere tibagendesha inama ababyeyi, icya kabiri tibabwirana ukuri, babwirana ibinyoma. Hakaba umuhungu abwira umukobwa ibitari byo, umukobwa nawe akabwira umuhungu ibitari byo. Bamara kuja mu rugo rwabo, ugasanga ibibazo biraje. Na Paulo niko yandikira ab'Ikorinto, arababwira ngo utizera ntibishoboka kuko ngo ahura n'uwizeye, kuko umuco n'umwijima ntibzobana, Beriyari na Kristo ntibobana. Rero iyo bamaze kugera mu rugo, n'abakera twumvaga kera bavuga ngo inkoni imaze kuma ntiyogororwa, umuntu agororwa kiri iwabo. Rero bamara gushika mu rugo kuko batabwiranye ukuri, ugasanga urugo rwasambutse. Kandi igihe batavuganye neza bakiririya ngo bamenye ko ari abakristo bombi, ugasanga biragoranye. Ariko urugo rw'abakristo babwirana ukuri, bamara gushika mu rugo rwabo bakaba abanyamasengesho. Inkingi ya kane, bakubakana bakaza basenga, bagahana ibitekerezo. Rero urugo rw'abakristo nuko ruteye. Inkingi zikwiriye kubaka umuryango w'abakristo nuko zimeze. Iyo urugo rumeze gutyo, urugo ruburwa amahoro n'ibyishimo n'umunezero. Hasigaye sinzi nimba muvandimwe hari ikibazo yobaza. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Mwamaze kumva inkingi aduhaye z'ingenzi urugo rushobora kubakiraho, hanyuma rukaba urugo rwiza. Hanyuma ndagira ngo mbaze Bishop ko dufite imiryango myinshi y'abakristo babarizwa mu matorero, navuga ngo barasenga kimwe n'abandi, ariko benshi
tukabasanga nanone kandi mu madivorce cyangwa se bafitanye imibanire mibi. Nkamwe nk'abashumba mubona cyane ari nk'iki cyane cy'ingenzi gituma n'ubundi izo ngo zibana nabi, cyane cyane ingo zigenda zubakwa muri ibi bihe bya vuba? urakoze cyane. Ndagusubiza, hari ikintu kimwe mushobora kubakana mu itangira ryanyu ryo kubaka mutarahanye ibitekerezo bizima cyangwa ngo mubwirane ukuri. Noneho mwamara gushika mu rugo mugasanga ntimwabwiranye ukuri, niho hazaturuka umuzi mubi wo kutumvikana. Ndaguheza nk'urugero, abakurambere ba mbere kera hari abagiraga urugo ariko ugasanga umuntu arigenga wenyine kandi barahuye ari babiri. Umwe akagira ibyiwe undi akagira ibyiwe. Noneho rwa rugo rugasa nk'aho ari ingo zibiri kandi ari urugo rumwe. Ni ukutemerana mu buzima bwabo. Niyo mpamvu nanone usanga ingo nyinshi zidafite amahoro, ntibemerana. Yego, Bishop ati kutemerana biri mu bintu bishobora kuba bituma ingo nyinshi zifite ibibazo. Bibiliya ati umugabo ni umutwe w'urugo. Nanone kandi tukongeraho ngo umugore ni umutima w'urugo. Hari ukuntu nyankunda kwibaza umutwe n'umutima ukuntu bitari mu kwemerana muri iyi minsi. Ndagira ngo wenda uze kudufasha inshingano z'umugabo nk'umutwe w'urugo. Niko umugore yagakoze cyane kugira ngo yumve ko umugabo ari umutwe, yumve ko agomba kuganduka, yumve ko agomba kumwemera muri kwa kutemerana twari tumaze kuvuga. Urakoze cyane. Pawulo yandikiye ab'i Korinto ibice urwandiko rwa mbere igice c'11 no ku murongo wa 3. Yashatse ababwira ngo bagere ikirenge muce ngo nkuko yakigeze muri Kristo. Anabivugaho cyane, aravuga ngo reka nshatse kubabwira ngo kuko itorero umugabo ngo umutwe we ngo ni Kristo, naho umutwe umugore ni umugabo we. Rero igituma bikorana, umutwe niwe ufite gutekereza, umutwe niwe ufite gutanga ibitekerezo byose, ugahereza umutima nawe ukakira. Rero muri iki gihe gituma nimba ari umutwe utumva neza cyangwa umutima wundi wakire neza, biterwa nabo ubwabo, kuko kera mu gushakana kwabo no kubakana kwabo nta kwizerana bagirana. Noneho bigasanga ubu nyine nicyo gituma umugore avuga ngo araba umutwe, agashaka kuvuga ngo ategeke. Niyo mpamvu byaturutse mu gushakana kwabo. Ibashakana ntibahanye ibitekerezo, kandi wosanga mu rugo rwabo nta bwenge babifitemo, uburyo bwo kuvuga ngo umwe yihanganira uwundi, amutega ugutwi yumve ibitekerezo uko byamubwiye, umugabo abihereza umutima nawe wuze ugira uko usubiza umugore. Noneho umugore kuri iki kinyejana dufite cyo gituma bashaka kugira ngo babe umutwe, ariko Bibiliya si kuri bivuga. Yes, murakoze cyane. Wenda tugendeye ku ijambo bunyine rigenda rivugwa cyane ry'uburinganire, abandi ati ubwuzuzanye. Ese byaba cyane abagore iryo jambo ryaba ari ryo rigenda rituma rimwe na rimwe bataganduka imbere y'abagabo babo? Birashika, kubera ko twavuze zijya nkingi ko ari 4. Iyo umugore atari umuntu wakijijwe, agendera ku mahame y'amategeko y'isi. Ariko umugore ukijijwe, wibuse Sara yubahaga umugabo we, kandi Sara yari azi ibyanditswe, yari umukristo. Noneho rero gituma abagore bagendera ku mategeko y'isi, usanga rimwe na rimwe za nkingi 4 mu rugo rwabo ntazibamo. Nta masengesho, nta kwemerana, nta kubabarirana, nta kumvira umugabo, agashaka kugira ngo abe umutwe.
ariko Bibiliya ivuga ngo umugabo niwe mutwe, umugore akaba umutima. mu nkingi watubwiye harimo inkingi ya mbere y'ubwenge. Kuri ubu nyine abarimo batandukana abenshi usanga ndetse ari abize baminuje. Mu gihe ndetse mu kinyejana cyo hambere wasangaga batarize ariko akaba ari bo barambana. Ese ubu bwenge watubwiye ni bwenge buhe? Ni ubu nyine turimo twiga ku mashuri ko turimo tubwiga, ariko kandi n'ubundi ingo nyinshi ugasanga zifite ibibazo kandi ziri muri abo ngabo n'ubundi bize. Urakoze cyane. Ubwenge nashobora kubisobanura. Ikintu cya mbere iravuga ngo abubaha Imana nibo banyabwenge. Ubundi bwenge turabuvukana, ubundi ubumenyi tukabwiga. Ugiye kureba none bafite ubumenyi ariko ntibafite ubwenge. Ubumenyi n'ubwo bize bubereka ngo umugabo akwiriye kuja hasi, kandi kuko mfite ubushobozi kwiriye gutegeka umugabo byanga byakunda. Ubwo ni ubumenyi yize ariko ntafite ubwenge. Ubwenge ntibwoshingira gutegeka umugabo kandi uri umutima, umugabo wari umutwe. Ni ukuvuga ngo ubwenge ushobora kuvuga kuko abo bafite ubumenyi ariko badafite ubwenge. Ku bantu kera bamaze kugirana ibibazo hagati y'umugabo n'umugore, mu gihe kera uwo muzi mubi navuga ngo wamaze kwinjira mu rugo, ni nk'iki cy'ibanze cobafasha bombi mu kugira ngo babe bakemura bya bibazo cyangwa se ya makimbirane aba yamaze kwinjira mu muryango? Urakoze cyane. Iyo hamaze kuvuka ibibazo umugabo n'umugore, nta kindi cyabahuza usibye burya twavuze Imana, kuko ari we nyir'ibihe. Iyo bombi ari abakirisitu basenga Imana, Imana niyo isora kandi kubahuza bakubaka urugo rwabo, ariko nta kindi cyabishoboza usibye Imana yonyine. Ni ukuvuga mu yandi magambo, abamaze kugira ibibazo by'amakimbirane bisunga Imana bakoresheje ya nkingi watubwiye y'amasengesho. Noneho ndagira ngo tuse nk'aho tuva kuri kote y'abakijijwe babarizwa mu rusengero. Nubwo mu rusengero harimo ibice bibiri. Mu rusengero navuga ko harimo abakijijwe n'abadakijijwe, ahari sinzi, kubera yuko mu ngo zigenda zigira ibibazo dusanga harimo ingo n'ubundi zibarizwa mu ikanisa. Rimwe umuntu akibaza muri za nkingi watubwiye, ni gute batazikoresha kandi bari mu rusengero? Nanone tuze kuva kuri icyo turebe ku batazabaja mu materaniro, ku batazabaja mu ikanisa badakijijwe, ibo twabagira inama ki kuri uyu mwanya? Okay. Ni ukuvuga ngo ni kugira natangije nkubwira ngo hari ingo z'abakristo n'ingo z'abapagani, kandi Bibiliya iravuga ngo ibiba imvura ngo kubabi n'abeza. Imana niyo iza yubaka urugo urwo ari rwo rwose, ariko yaduhaye guhitamo, iduha n'ubwenge. Ni ukuvuga ngo ingo ziri hanze icyazishobora kugira ngo zishobore kugira ingo nziza, iyo byari bishobotse ngo twebwe turi mu matorero tube dufite kubana n'ingo zacu neza, nitumara tubona uburyo tugenderera bariya bari hanze, tubereke uko tubanye ubwacu, nabyo bizabafasha kugira ngo bubake ingo zabo neza. Ubwo twebwe turi mu matorero, twebwe twagira ayo mahirwe yo gukizwa, dutange urugero rwiza kuri bariya badakijijwe.
nimba atari ibanga Bishop, mumaze igihe kingana gute mwubatse? Njyewe nubatse urugo muri 82. Muri 82 gushika uyu munsi haciye imyaka myinshi. Iyo ubirebye wenda witanzeho urugero, ubona ari iki cabafashije, yaba wowe n'abandi bo mu gihe cyanyu, urebye cihame cabafashije cyo kugira ngo mugere kuri none mugikomeye mu ngo nabo mwubakanye? Uvuze neza cyane, ibyo ni byinshi nabivuga bukira bugaca, ariko ndakubwira ku bugufi. Twebwe twubakanye tubana mu muhano umwe, turi mu ikorari imwe, turavugana, turubakana, turi abanyamasengesho twembi. Kandi tumaze kubakana, tumaze kuja mu rugo rwacu, duhana ibitekerezo, tugasenga, tugize icyo tuvuganaho kitari cyo tukakana imbabazi, kugeza na bugingo n'ubu ibyo bintu nibyo byadufashije. N'uyu munsi wa none nibyo bidufashije, kuko twamenye Imana kandi twembi duhura dusa mu myizerere, turi abakirisitu kugeza n'uyu munsi wa none. Ikindi cya kabiri, hari ahantu twatuye hatandukanye, twagiye tubereka urugero rwacu, kandi bamwe batavuganaga, batahanaga n'ibitekerezo umugabo n'umugore, bituma tubereka uko tubayeho, na bugingo n'ubu barakize, nabo bagira ubuzima bwiza. Urakoze cyane, urakoze mu kiganiro cyiza. Ndagira ngo wenda turimo tugana ku musozo w'ikiganiro, wagira inama ntoya cyangwa se usezeramo abadukurikiye, ubabwira n'ubundi kucabafasha ku barimo bubaka ingo nyine. Urakoze cyane. Inama notanga, ubu nyine abantu kuko twabivuze, abantu bahagaze ku bumenyi ariko ntibahagarara ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo urugo rwiza uruhabwa n'Imana. Urugero ushaka kubahereza ari abashatse ari abatarashaka, abashatse urugero mbahereza ni mwisunga Imana. Nimba mu rugo rwanyu hariho kutavuga rumwe, nimwegera Imana, musenga Imana, Imana izabafasha. Bishop, urakoze cyane. Reka tugushimire kubwo kwitaba ubutumire bwacu, maze ukemera kuza kuganira n'abatandukanye badukurikiye. Reka nanone nabo tubashimire kubwo gufata umwanya wabo bakurikira ikiganiro. Nanone kandi nzi neza yuko bari buze kugikuramo amasomo atandukanye. Reka twongere kandi tubabwire yuko ibiganiro byacu hari akagaruka. Umunsi ku wundi muzagenda mubona ibiganiro bitandukanye bisa nk'ibingibi, birimo inyigisho zitandukanye zigenda zitwigisha ku kubaka urugo mu buryo bwiza. Mwabyumvise rero, nimba muri mu byishimo cyangwa se muri mu makimbirane, ni byiza yuko mwisunga Imana, rugira rutugenera amajya n'amaza, niwe n'ubundi ubasha kubaka, dore ko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka tubatse ngo abubatsi baba bubakira ubusa. Rero mukomeze kugira ibihe byiza n'amahoro y'Imana. Kuri mikoro mwari kumwe na Etienne.